Mwiriwe neza mwebwe mukurikiye ikinyamakuru Ibereho TV. Ubu ngubu ngiye kubasobanurira uyu musore wanyu Nsabi, namwe muramubona cyane rwose, ni umunyarwenya ukomeye cyane hano mu Rwanda. Bibutsa umuntu utarakoze subscribe akanda subscribe, afungura inzogera kugira ngo ibiganiro byanjye bize bimugeraho. Rero uyu dogiteri Nsabi mbabwira, dogiteri Nsabi ni umukinnyi wa filime cyangwa umukomediya cyangwa umuntu mwumva ukina sinema nyarwanda. Dogiteri Tsabi arangwa n'urukundo rwinshi cyane, arangwa no gusetsa abantu, muramubona namwe uko aba ameze, arangwa na korovate, arangwa n'amarinete. Dogiteri Tsabi nkomeza kubasobanurira aho ngaho. Dogiteri Tsabi ni umukinnyi wa sinema ukomeye cyane mu Rwanda, n'abandi bakinnyi bose bakoresha YouTube. Dogiteri Tsabi yahuye na Kiramani avuga ati reka nkuzamure muhungu wanjye. Dogiteri Tsabi nibwo ahuye na Kiramani. Dogiteri Tsabi izina rye rirakomera cyane. Dogiteri Tsabi mbasobanurira urugendo rurerure yaciyemo. Dogiteri Tsabi ni umuhungu wo mu majyaruguru hariya za Gisenyi, hariya mu mujyi. Rero uyu muhungu yavuye i Gisenyi aje mu mujyi, aje gukora akazi ko mu rugo. Ageze mu kazi ko mu rugo agakozeho nk'ibyumweru 2022, nibwo uyu muhungu yavuze ati reka ngiye kwihangira umurimo. aravuga ati rero ngiye uko ndeba gutya mfite Imana ariko nabuze aho nyicisha. Uyu muhungu rero Dogiteri Tsabi aravuga ati noneho ngewe reka nze mbereke impano yanjye nyigaragaze. Ubwo nibwo yigaragaje, atangira gukora bigenda gakeya, harakora ariko nyine ashira kuri TikTok, Instagram na Facebook, harakora nibwo akoresha telefone. Ubwo uko rero mubona ntabwo yatangirishije telefone ihenze cyane, yakoresheje telefone iriya pop 2 niyo yatangiye akameresha. Ubwo rero arakamera, nibwo ashaka umuntu umukamera mu gihe ari mu kazi ashira kuri YouTube. Nibwo Dogiteri Tsabi ahantu yagaragaza impano ye akahabura. Dogiteri Tsabi uramubona nawe ko ari umuntu ukaze, ni umusore w'ibigango, yarateruye utazamureba kugira ngo umukinishe. Rero nibwo yakundaga kugenda atembera amenyekana. Arangije yandikira Kiramani kuri FB, kuri Facebook, aramwandikira amubwira ati ko mfite impano wareka tugakorana. Kiramani aramubwira ati nta kibazo gukorana nawe, nta kibazo kirimo. Nibwo Dogiteri Tsabi yegereye Kiramani amuha nimero ziwe, barahuza, aramuhamagara, aramubwira ati ngewe ubu sayizi tuvugana, ubu ngubu ngiye nkorera hano Kicukiro, atari ko bitewe n'ibyo nabonye mukora byaranshimishije, byemeye nawe twaza tugakorana nta kibazo. Kiramani aramubwira ati nta kibazo waza tugakorana. Dogiteri Tsabi nibwo yashatse akanya, aramubwira ati ngewe mboneka ku cyumweru. Kiramani aramubwira ati ku cyumweru nta kibazo nanjye mba mpari. Nibwo Dogiteri Tsabi yashatse akanya ku cyumweru ajya kwa Kiramani babiganiraho. Shoti igeze, Dogiteri Tsabi abwira Kiramani ati tugende nta kibazo. Mu rugendo bagendaga bavugamo, Kiramani abaza Dogiteri Tsabi ati se Tsabi, ibi bintu winjiyemo uba ubona uzabishobora cyangwa ubu mbesha? Ati uzi gukina sinema nyarwanda cyangwa uzi gusetsa abantu? Dogiteri Tsabi yabwiye Kiramani ati ibyo nibyo bintu byanjye, wagira nibyo narazwe n'ababyeyi. Ati tugende njye nkwereke ibintu nikorera. Dogiteri Tsabi nibwo yagezeyo we na Kiramani aho bashutingira. Ubwo rero Kiramani aramubwira ati iyo twatangiye, nibwo batangiye. Dogiteri Tsabi yeretse Kiramani impano ze. Kiramani ababwiye Dogiteri Tsabi ati
simba mbona ko ibintu byose ubizi, ndabona uri shapu mu kazi pe. Dogiteri Nsabi aramusubiza ati oya ibintu byose ndabizi patoro. Dogiteri Nsabi uri kumva ko yatangiye kwicisha bugufi akimara kubona yuko Kiramana afite kuzamugeza imbere akamuteza imbere. Dogiteri Nsabi abwira Kiramana ati rero reka mbe nashe kuba shoti irangiye tuzakomerezaho ubutaha, tuzaba tugenda tuvugana tuganira. Nsabi abwira Kiramana ati ahubwo reka mbe ngeze mu rugo, ningera mu rugo ndakwandikira tugire ibyo tuganiraho. Dogiteri Nsabi aragenda, ageze iwabo mu rugo arangije aramwandikira aramubwira ati bosi ko mbona nari nshoboye akazi kandi nawe ukaba wabibonye uranangiza uwuhe mushahara? Kiramana aramubwira ati nabonye ushoboye akazi ndagutangiza ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Dogiteri Nsabi ati reka patoro, ihangane wenda nubwo ugiye kunzamura wenda unangiza ibihumbi 100 wenda na 50. Kiramana ati nta kibazo uzaza uraza tujyane muri shuti. Nibwo rero Dogiteri Nsabi atangiye gukorana na Kiramana bakaza bajyana muri shuti, buri uko shuti itangiye bakaba bari kumwe. Nibwo bakoranye rero, bakorana umwaka umwe, bakorana imyaka 2. Noneho Dogiteri Nsabi abafunguye cano yewe akaza nawe aranyuzaho ibihangano bye yereka abanyarwanda. Ubwo impano ye irakura irazamuka. Dogiteri Nsabi abwira patoro we Kiramana aramubwira ati bosi igihe nahereye nkorera kutanyongeza urabona iriya nkweto yazagira aho ingeza? Kiramana aramubwira ati rero wa muhungu we kugira ngo ugere aho ugera urihangana ugakomeza. Ubu ngubu Dogiteri Nsabi buri kwezi yemerewe kwinjiza amafaranga y'amadolari 10,000. ubwo mu manyarwanda ni miliyoni 14 z'amanyarwanda. ubwo uri kumva Dogiteri Nsabi ko ari mu rwego rushimishije cyane, ari mu bamiliyoneri ba mbere mu banyarwenya hano mu Rwanda. ubu ngubu Dogiteri Nsabi afite agaciro kangana na ka Kiramana. Kiramana nubwo ari we wamuzamuye, ubu mu mafaranga barayingayinga. ubwo ngubwo Dogiteri Nsabi we na Kiramana bafite timu imwe, timu ijya kungana. buri muntu ahemba Dogiteri Nsabi afite timu ye na Kiramana timu ye, bahemba kandi neza cyane, babahemba amafaranga atari hasi y'ibihumbi 300 buri kwezi. Dogiteri Nsabi urabona ko ari umusore w'umusirimu cyane. ubu ngubu yavuye mu byarimo. Ibitangaje muri ibyo ngibyo nababwiye ni uko Dogiteri Nsabi ubu ngubu saheze ngizi yafashe umwanzuro wo kureka gukina sinema nyarwanda. ubu ngubu akaba yagiye mu ndirimbo z'Imana gospel. ubu ngubu akaba avuga ati nanjye ubu ngiye gukorera Imana, gukina indirimbo zikomeye cyane zishimisha Imana, gukora mu bintu by'isi. ati njyewe ndabirambiwe. Dogiteri Nsabi ubwo akaba agiye kuza akorera Imana, akina indirimbo z'Imana. ubu ngubu Dogiteri Nsabi yafashe umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro nakuka. rero abantu babana nanjye bakore subscribe, bafungure inzogera kugira ngo baze bakurikirana ibiganiro byanjye. Ciao naho ubutaha.